Kuva igice cya 16. Uwiteka aha Abisirayeli manu, bava muri Elomu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu, barababwira bati: iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose? Maze Uwiteka abwira Mose ati: dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose. Abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi kuwa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Mose na Aroni babwira Abisirayeli bati: nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa, kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi iki ko tumwivovotera? Mose arababwira ati: ibyo biri busohore ubwo Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba, mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mumwivovotera. Natwe turi iki? Si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka ni we mwivovotera. Mose abwira Aroni ati: bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti: nimwigire hafi imbere y'Uwiteka, kuko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose, berekeza amaso mu butayu, babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati: numvise ibyo Abisirayeli bivovota. Babwira uti: nimugoroba muri burya inyama, mu gitondo muzahaga ibyo kurya, mubone kumenya yuko ari jye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema, zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando. Ikime gishize mu butayu, hasi haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisirayeli batubonye barabazanya bati: iki ni iki? Kuko batamenye icyo ari cyo. Mose arababwira ati: ibyo ni ibyo kurya Uwiteka bahaye ngo murye. Ibi ni byo Uwiteka yategetse ati: umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye. Mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanira abo mu ihema rye. Abisirayeli babigenza batyo, barabiteranya. Bamwe bateranya byinshi, abandi bike, babigeresheje ikibo cya omeru. Uwateranije byinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije bihwanye n'imirire y'umuntu wese. Mose arababwira ati: ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose. Bamwe muri bo baraza kuri ibyo. Bigeze mu gitondo bigwinyo biranuka. Mose arabarakarira. Bajya babiteranya uko bukeye. Umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye. Izuba ryava bikayaga.
ku wa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya. Ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mubibike birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka, ntibyagwa urunyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murye ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona na mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa karindwi uwo sabato, kuri uwo ntibizajya biboneka. Maze ku wa karindwi bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Mose, dore ubwo Uwiteka abahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha ku wa gatandatu imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese aguma ahari, ntihakagire umuntu uva ahari ari ku wa karindwi. Nuko ku wa karindwi abantu bararuhuka. Inzu ya Isirayeli yita icyo kintu manu. Yari umweru, igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi. Yaryohaga nk'umutsima usa n'ibango uvuganywe n'ubuki. Mose arababwira ati, itegeko Uwiteka yategetse niri, urugero rwa omeru rwa manu rubikirwe ab'ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya nabagaburiraga mu butayu, ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Aroni ati, jyana urwabya urushyiremo omeru ya manu, uyibike imbere y'Uwiteka, ibikirwe ab'ibihe byanyu bizaza. Uko Uwiteka yategetse Mose, Aroni ayibika imbere y'ibihamya ngo igumaho. Abisirayeli barya manu imyaka 40, bageza aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu barya manu, bageza aho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Omeru 10 zingana na efa imwe. Nimwakire ijambo ry'Imana.